Murakoze nyakubahwa mushyitsi mukuru muri uyu muhango, ba nyakubahwa mwese muri hano ndetse n'imiryango yaje kwifatanya natwe kuri uyu mugoroba kugira ngo twibuke abacu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi bakoraga umwuga w'ikinyamakuru. Amazina yanjye nitwa Uwadede Isimbi Diane, nkaba ndi mwene Shabakaka Vincent na Musefano Marie Chantal. Shabakaka Vincent yari papa, akaba ari umwe mu bo twibuka uyu munsi. Shabakaka Vincent yari afite ikinyamakuru cyitwaga Kiberinka, yari umunyamakuru wigenga. Ndongera gushimira cyane ubuyobozi bw'igihugu cyacu kubw'uyu mwanya baba batwemereye, bawushyizeho umwanya w'agaciro kugira ngo twibuke abacu. Nongeye nanone gushimira ikigo cya RBA kubw'uyu mwanya bampaye wo kugira ngo mbabwire amateka ya papa, nongere mvuge iryo zina nyuma y'igihe kinini. Imyaka 32 ni myinshi. Mwakoze mu ntega amatwi mbabwire urugendo rwe. Ndamuvuga kuko nari umwana, ndamuvuga kuko yari data, ariko n'imiryango iri hano mwese murumvamo urugendo rw'abanyu, abacu bakoraga uwo mwuga. Menye ubwenge rero, ntabwo papa yari umunyamakuru. Namenye ubwenge numva ko ngo akora ngo muri douane. Namenye ubwenge mbona akora mu kigo cyitwaga La Rwandaise, cyacuruzaga imodoka. Namenye ubwenge nanone afite agence en douane ye, ariko numva narongeye kongera kumenya icyo akora, mbona ari umunyamakuru. Gusa murambabarira sinzi ngo yabitangiye ryari, ariko mpagaze hano ngira ngo mbabwire icyo naba nibuka hagati y'igihumbi 1990 kugeza 1994 yishwe. Uyu ni musaza wanjye niwe nkurikira. Uko nibuka papa, ubwo n'abandi banyamakuru bose, uyu mwuga w'itangazamakuru ntabwo ari umwuga wari uboroheye muri icyo gihe. Birashoboka ko na mbere yaho bitari byoroshye, ariko ngewe ibyo mvuga ni ukuva muri 1990 kugera muri 1994. Nibuka icyo kinyamakuru yari afite cyitwaga Kiberinka. Buri gihe kuri page ya mbere hari hariho ishusho y'umusaza ufite amarira. Titre yabaga yanditse ngo urarizwa n'iki muze. Ubwo uko yasohoraga ngira ngo nimero hari icyo yabaga ashaka kuvuga. Ubwo abakuru muri twe ndibaza ko hari ibyo mwibutse. Papa yakundaga gukoresha amashusho muri icyo kinyamakuru cye, ariko ashaka gutanga message. Papa yagize ubutwari bwo kugira ngo atange uruhare rwe nawe bwo kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe impamvu y'urugamba kwari rwatangiye. Barimo natwe abana, kuko natwe igihe twumvaga ko ngo hari abantu bateye bitwa inkotanyi,
ku maradiyo bavugaga ko ari inyenzi bafite imirizo batari abantu. Natwe mu rugo nk'abana ndumva ari uko twari tubizi. Umubyeyi wacu rero yagerageje gutanga umusanzu we kugira ngo abantu basobanukirwe. Yatanze umusanzu we kugira ngo nawe arwanye ayo macakubiri yari yarashyizwe mu Banyarwanda, ariko akoresheje itangazamakuru, akoresheje kwandika. Umubyeyi wacu muri uko kwandika ntabwo byabaga bimworoheye, kuko ndibuka ko iyo yabaga hari icyo yanditse, ubwo cyabaga ari ikintu nyine gikomeye, yamaraga igihe, kuva uwo munsi ntiyararaga mu rugo, yamaraga igihe tutazi ahantu arara. Hari ishusho itajya imva mu maso, mpora mubona, hari nimugoroba, sinibuka amasaha ariko bwari bwije, mbona afata akamatera gato arakazinga cyane, n'umusambi, umusambi wasaga nk'icyatsi nk'iri bara, n'agakapu, yambara ingofero, igikoti kinini, aradusezera aragenda. Nari umwana rero ushaka buri gihe kumenya ibintu, ariko nashatse kumukurikira, arambuza ansubiza inyuma. Nuko mama aza kudusobanurira ati hari ibintu papa yanditse, kandi ubwo yabyanditse ntago yarara hano mu rugo, kuko bahamusanze bamwica cyangwa bakamufunga. Ubwo rero papa yaragiye, yamaze nk'icyumweru adahari, ariko nyuma atangira kujyaza anyonyomba. Muribaza ukuntu abo bantu bakoraga uwo mwuga barwanya ikibi, uburyo babagaho nabi, ntabwo byari byoroshye. Mwibaza kubona umuntu w'umugabo aziwe, ariko akabanza guhengereza, kurunguruka ngo arebe impumeko yaho mbere y'uko ahinjira. Ibyo rero twageze aho turabimenyera nk'abana, noneho yaba atanahari tugahita twumva ko hari inkuru igiye gusohoka, tugeraho ntacyo tukibaza mama. Ndibuka hari igihe hari inkuru yasohoye, yari iriho umugabo ushobora kuba wari umusirikare mu ngabo zo kwa Habyarimana, ariko ari ikimuga. Ashobora kuba yaritwaga Simbikangwa, niba nibeshye mwankosora, si ego umuntu nk'uwo nguwo. Hari ikinyamakuru yasohoye, hari hariho iyi shusho ye, umuntu wambaye simoko ari mu kagare. N'icyo gihe nyine ntabwo yaraye mu rugo, ni ibintu twari tumaze kumenyera. Muri icyo gitondo haje abasirikare kuza gusaka mu rugo, baje twari tukiryamye. Nibuka ko nakangutse mbona umuntu ari hejuru yanjye afite imbunda mu cyumba cyacu. Nuko tuhita tubyuka tujya hanze imbere ya salon, barasaka, bageraho bapfumura plafond, bajyamo barasaka, bamaze amasaha agera kuri 2 basaka. Hajya numva babaza mama ngo nababwire aho Shabaka kari. Muri uko gusaka nabyita ko ntago nyine papa yari ahari, ntago bamubonye. Bageze aho baragenda, ariko uburyo basize mu rugo hameze, ikintu cyose cyitwa urupapuro bari bagiciye kugera no ku makaye yacu.
nta kayi twasigaranye, wajyaga no gushaka n'urukweto ukabura n'urwarwo. Ubwo nagira ngo bumvishe uburyo urugo rwacu bari baruhohoteye. Umubyeyi wacu rero navuga ko yari intwari kuko yari yariyemeje. Ibyo yarakoraga yarabibonaga neza yuko hari ingaruka ku muryango, yarabibonaga neza ko isaha iyo ari yo yose yakwicwa, yafungwa. Natwe byatugezeho ingaruka kuko byageze ahantu ngira ngo niko we yabibonaga, ahitishamo kuduhungisha, atujyana ahantu muri famiye y'abantu bari inshuti zabo, ahantu bita i Rugobagoba. Ubwo uko yari yabiteguye nuko mu gitondo twari kujya tuza ku ishuri, twigaga i Gikondo muri Ecole Zairoise, akongera akaza kudutahana nanone nimugoroba i Rugobagoba. Ariko ibyo bintu yabikoze rimwe biramunanira. Twamaze nk'ibyumweru 2 tutiga, twarahunze. Ibyo byose ari ukubera ko yabaga yiyemeje ati ngewe ndarwana urugamba rwo kugaragaza ukuri, nubwo umuryango wanjye ubuzima busa nkaho bwahagaze, ariko ibyo bintu yarabikoraga. Nongera kwibuka aba banyamakuru twibuka ubutwari bari bafite. Nkawe ari mu ba mbere bagiye kureba ingabo za FPR Inkotanyi aho zari ziri, numva aratubwiraga ko yagiye ku Murindi, yagaruka akandika agerageza kugira ngo asobanure impamvu y'urugamba, kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe. Ari mu bantu bagiye Arusha mu gihe cy'amasezerano y'amahoro. Ndamwibuka agaruka afite igikapu kirimo amafoto, azanye ama-t-shirt yanditseho ngo Peace Agreement Arusha, Arusha irusha akarusho, sinzi icyo byashakaga kuvuga. Noneho twese turatinyuka kuko natwe izo t-shirt twarazambaraga tukagenda. Yari umuntu wari wariyemeje kurwana urwo rugamba akoresheje itangazamakuru. Ndibuka ko yakoze film documentaire 2 avuga ku rugamba rw'Inkotanyi. Imwe yitwaga Aho Umwaga Utari, indi yitwaga Agahugu mu Kandi. Ariko ikibabaje ubu nta hantu na hamwe, nta trace, ntabwo iyo filime abantu, nge nari umwana ariko nagiye mpamagarwa n'abantu benshi nyuma ya Jenoside batubaza, ariko biranga, nta hantu wabona izo documentaire yari yagerageje gukora. Papa rero yarahohotewe kubera uwo mwuga yakoraga. Twari duturanye n'interahamwe yitwaga Katumba, dutuye mu Biryogo. Nibuka papa yinjira mu rugo yambaye amasogisi yonyine. Yari yambaye ibirenge, yambaye amasogisi yonyine. Bamukuyemo lunette kandi ntiyabonaga iyo atambaraga lunette, ariko iyo image ndayibuka yinjira mu rugo ameze gutyo. Hejuru yuko yari yaravutse hakiyongeraho nyine n'uwo mwuga yari yariyemeje gukora kugira ngo agaragaze ukuri. Natwe byatubayeho ubwo twaje kwimuka tuva mu Biryogo
tujya gutura i Nyamirambo haruguru ya stade mu mazu ya Caisse Hypothécaire. Kurya nyuma niho bisi zakatiraga, na n'ubu niko bikimeze. Twinjiraga muri bisi ariko kugira ngo tuzagere i Gikondo ku ishuri rukaba urugendo rurerure, kubera ko twabaga twinjiranye n'abana b'abaturanyi. Iriya quartier harimo abantu bari mu ishyaka rya MRND batadukundaga, ariko tukajyana n'abana babo bagiye kwiga muri Kigali. Ntago twabonaga amahoro muri izo bisi za Onatracom, ndetse hari na tante wacu twabanaga, yari umukobwa muremure cyane unanutse, lunette. Hari igihe bamwambuye lunette bavuga ngo aba ni babandi bo kwasha bakaka. Umwuga papa yari yariyemeje gukora, agatanga umusanzu we abinyujije mu itangazamakuru. Ntabwo byari byoroshye, murabyumva. Aba bantu twibuka babaye intwari pe, babaye intwari. Nubwo icyo baharaniye batabashije kubona u Rwanda ari u Rwanda rwiza rw'amahoro, ariko turahari. Niba batwumva, kandi nizeye ko batwumva, ni ukuri turahari kandi turi mu gihugu cyiza. Papa rero uko yishwe, twari dutuye i Nyamirambo. Jenoside itangira ku itariki ya 7, subiye inyuma gato, itariki ya 6 yari yaratwimye uruhushya rwo kujya kwa nyogokuru wacu i Rwamagana. Ariko gahunda y'Imana, uwo munsi itariki 6 rwose byari nk'iki gihe. Ava ku kazi, numva yinjiye avuga ati noneho wa mukobwa sinamukira, barangije basubiye mu mashuri atageze i Rwamagana. Hari kwa nyogokuru wacu ubyara mama. Aduha uruhushya muri uwo mugoroba tariki 6, atudepoza muri gare hari imbere yo kwa Rubangura mu mujyi. Bishobora kuba twarageze i Rwamagana nta n'iminota mike yashize, numva bavuga yuko ngo indege Habyarimana yarashwe. Ubwo icyo nashaka kubabwira nuko jyewe na musaza wanjye Jenoside yabaye, twari twavuye mu rugo, akaba ari nayo nzira yo kurokoka gutya. Ubwo rero amakuru twahawe nuko itariki ya 7 hamanutse hafi batayo yose ije kumushaka, ariko ngo arasimbuka batarinjira mu rugo, asimbuka agwa mu rugo rw'abaturanyi, ariko hasa nkaho ari hasi hepfo. Uwo munsi arawirirwa, umunsi w'itariki 8 arawirirwa, ariko itariki 9 baza kumenya aho ari, bahatera grenade nyinshi. Hanyuma we yishwe n'isasu. Ibi mbabwira narabyiboneye, kuko muri 95 irangira urwo rugo yapfiriyemo yiciwemo, ko ntabwo apfuye, ko ntabwo yararwaye.
urwo rugo yiciwemo ngo bari abantu babiri bari muri urwo rugo, noneho famiye y'uwo muntu wundi bari barabicanye baza gukenera gushyingura umuntu wabo, bacukuye basanga nyine harimo abantu babiri, niko kumenya yuko na Shabaka karimo. Muri iyo quartier rero twari dutuyemo, musaza wacu uyu turi kumwe nawe yari ahari kubw'impamvu z'akazi, niko kumenya amakuru yuko bagiye gushyingura, niko kumenya yuko ari abantu babiri basanze, niko kumenya yuko harimo na Shabaka. Ibi nari mbibabwiye kubera ko nari mvuze yuko yishwe n'isasu yatewe mu mutwe. Umubiri we wari ukigaragara wese, ntabwo washoboraga kumwitiranya, murumva ko hari hashize nk'umwaka umwe gusa. Ubwo rero ayo makuru yaramenyekanye, famiye twari dusigaranye hari Rwamagana kwa nyogokuru wacu. Mu buryo yarashoboye nuko yashoboye kuzina akamufata akamujyana i Rwamagana. Ibi nanone nari mbivuze kugira ngo mutibaza ati se umuntu uko yapfiriye Nyamirambo ari mu rwibutso rw'i Rwamagana gute? Niyo mpamvu niho twari dufite umuryango, nuko byabaye ngombwa yuko ashyingurwa mu rwibutso rwa Rwamagana imbere ya kiliziya. Mu gusoza ndashima kubwa leta y'igihugu cyacu, badufashe umugongo, umutureba twarize amashuri yose ashoboka. Ndi umunyamategeko, nakoze masters muri business law, nkora muri banke. Musaza wanjye nawe arakora, dufite imiryango, twarashatse, twariyubatse, ntabwo twaraheranywe n'agahinda. Nkaba nkomeza imiryango yaje kwibuka ababo, rwose nanabasaba uwaba hari uwamenye aze kunyemerera turamukanye. Mwakoze kudutega amatwi, twibuke twiyubaka.